Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel, uyu mwanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe impamvu Radike igomba kwemera kuganira n'uyu mutwe wa M23, bitabaye ibyo rwose abaturage benshi b'inzirakarengane baraza kugomeza bagenda babiburiramo ubuzima uko bwije n'uko bukeye, amanywa ndetse nijoro abaturage bakomeje kugenda bapfa bitewe n'uburyo umutwe cyangwa se Radike itarimo ihuza n'uyu mutwe wa M23. Rero niyo mpamvu ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika byahagurutse bya Radike ngo niyemere rwose ibiganiro bibahuza n'uyu mutwe wa M23, bagashyira hamwe rwose bakareba icyakora mu gihugu amahoro akagaruka. Abasesengura ibya politike yo mu karere bagaragaza ko gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisaba ko habaho ikiganiro cyahuza umutwe wa M23 n'ubuyobozi bw'iki gihugu, bitabaye ibyo ngibyo rwose abaturage benshi bagiye batandukanye barakomeza kugenda bitaba Imana. Byatangajwe nyuma y'uko kuwa 15 Ukuboza 2024 i Rwanda muri Angola hari hateganyijwe umuhango wo gushyira umukono ku masezerano wagombaga guhuza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi wa RDK, ariko inama byaje kurangirwa isubitswe rwose. Ayo mategeko bari bagiye gushyiraho umukono birangira rwose bitabaye. U Rwanda rwatangaje ko uwo muhango wasubitswe nyuma y'aho mu biganiro byari bubanjirije byahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda, Angola na RDK, ingingo ijyanye n'uko RDK igomba kuganira n'umutwe wa M23 yateje impaka. Impande zombi zari zemeranyije ko ku ngingo zari zaraganiriyeho mbere zirimo uburyo bwo gusenya federali no gukuraho ubwirinzi bw'u Rwanda, ariko bigeza hagati ibintu bisubira irudubi rwose, ibintu bikomeza kwanga. Mu kiganiro n'igihe rero abasesenguzi batandukanye bashimangiye ko nubwo RDK yatarutse ibyo kuganira n'umutwe wa M23 ubusanzwe ari nk'itegeko ko ibyo biganiro bizabaho mu gushaka amahoro arambye, ariko rwose bakomeje kugenda babyihunzahunza uko bwije n'uko bukeye. Ambasaderi Mutababo Joseph yagaragaje ko mu mishyikirano igamije gushaka umwuka mubi impande zihanganye ziba zigomba kuganira kugira ngo umwuka mubi haba mu baturage ndetse no mu buyobozi umwuka mwiza aba ari wo uboneka rwose. Gusa ikigaragara cyo ni uko ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badashaka umwuka mwiza, ahubwo wabona icyo bashaka bo ari ukugira ngo abaturage b'inzirakarengane bagomeze babiburiramo ubuzima, kubera yuko bari kwanga kuza kuganira n'uyu mutwe wa M23 mu mishyikirano y'amahoro. Ati ku kiganiro na M23 ni itegeko mu mishyikirano, mu mibanire n'ibindi bihugu n'imiyoborere mu gihugu. Iyo ufite ikibazo iwawe mu rugo ari umugore n'umugabo bagomba kwicara bakabiganira, iyo kiri mu muryango nko ku mwana na se baricara bakabiganiraho rwose. Yakomeje ati iyo ari ku mudugudu n'abunzi bazamo, urumva ko hari ahantu ibintu bihera. Iyo bipfiriye hasi mu rugo, iyo uzamutse bisa no guhinga usiba. Mu gihe abanyakongo batumvikanye kuri icyo bavuga bati M23 ni abanyakongo baca bafite ibibazo n'amateka y'ibintu berekana. Rero ibi ngibi byakomeje kugenda bigarukwaho, abantu benshi bagiye batandukanye bavuga ngo uyu mutwe wa M23 nutaza guhuza na RDK bagashyira hamwe rwose abaturage barakomeza baburamo ubuzima. Tugomba kwicara tukabyumvikanaho tugashaka umwanzuro, batabikoze ushobora kuzana n'ibindi bisubizo nibaticara
hamwe ngo baganire icyakorwa. M23 na RDK gusa RDK ikomeje kubyanga, yagaragaje ko nta bindi bishobora gutanga ibisubizo mu gihe RDK iticaranye n'uwo mutwe wa M23 ngo hashakirwe igisubizo kirambye hamwe. Ati u Rwanda, akarere n'isi yose ntacyo bakora bitahereye ahari mu rugo. Ushaka igisubizo ugishakira hafi mu mizi y'ikibazo, akaba ariho uhera ukazamuka, naho guhera hejuru ni ukubihunga. Burya ngo iyo utahereye hasi mu mizi aba ari ushakira igisubizo cy'ikibazo, ugahera hejuru aba ari ukwihunza ibyo bibazo. Amba Mutababo yavuze ko bishoboka ko hari ba rusahurira mu nduru batifuza ko ikibazo cy'umutekano muke gikemuka, ari nabyo bituma ubuyobozi bwa Tshisekedi rwose buhora buhindura indimi kuri icyo kibazo rwose, ugasanga ntabwo bafatira ku mwanzuro umwe. Yavuze ko mu gihe ibiganiro byaba bitanze umusaruro, hari abashobora gukoresha inzira y'intambara mu guharanira ko icyo kibazo cyakemurwa. Ati iyo ducecekeshejwe n'ijwi ry'ibiganiro, bishobora gucecekeshwa n'ijwi ry'imbunda, kuko hari abamenyereye ibintu nk'ibyo. Megasominari Jean Baptiste yavuze ko kuba RDK yirengagiza ibyo kuganira n'umutwe wa M23 ugizwe n'Abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo mu bwoko bw'Abatutsi bavuze ururimi rw'Ikinyarwanda bakomeje gutotezwa, bashimangira ubushake buke bwayo mu gukemura icyo kibazo rwose. Ati icyo nahise mbona ni ubushake buke bwa leta ya RDK mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke kuri bo, bavuga ko kuganira na M23 ari umurongo utukura kandi badashobora kurenga. M23 rero ubu igenzura hafi bitatu bya kane by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, kandi ibigenzura kuko yakoresheje imbaraga za gisirikare. Iyo ugerageje kwishyira mu mwanya wa leta ya Kongo, urabaza ngo umutwe udashobora gutsinda ukoresheje ingufu za gisirikare, ukaba udashaka kuganira nawe, icyo wifuza ni iki? Yavuze ko bisa naho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashaka gukemura ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwayo, kuko gishobora kuba hafi abo gifitiye izindi nyungu zihishe. Ati twebwe icyo dushaka kuvuga ni uko leta ya Kongo, kubera impamvu zayo zaba za politiki z'ubukungu, ntabwo ishaka gukemura ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwayo. Iki ni ikibazo rwose gishobora kuba kiyifitiye inyungu kurusha uko gukemuka kw'ibindi byose. Ni uko gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda yihunza iki kibazo, yerekanye ko ubutegetsi bushobora kubwitwaza imbere y'abaturage, kwerekana ko impamvu zatumye butagera ko ibyo bwari bwabirijeje abaturage byaturutse ku biganiro igihugu kiri mu ntambara. Yagaragaje ko rero aho gushyira imbaraga mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDK, abayobozi bo muri icyo kibazo bashyize imbaraga mu guharabika u Rwanda ku ruhande.
guharabika u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Muri 2012 nibwo havutse M23 yari igizwe n'abahoze muri CNDP bibutse leta ya RDK rwose barayubika bayikubita hasi ko itegeze yubahiriza amasezerano bagiranye. Tariki ya 23 Werurwe 2009 imirwano yaratangiye ihagarara muri 2013 ariko yongeye gusubukurwa mu Ugushyingo 2021. Muri Mata 2022 M23 yitabiriye ibiganiro bya Nairobi bihuza leta ya RDK n'abahagarariye imitwe yitwaje intwaro, gusa nyuma yirukanwamo ishinjwa kubura imirwano yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro cy'uyu munsi reka tugisoreza aha ngaha, uracyari kuri Rwanda ni Future, musabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye.